ari ibihanuzi urumva nta buhanuzi ntago buturuka muri leta zo hejuru iyo ngiyo zimwe zitanga inuze ntago umuntu yabyumva ariko muzabibona gusa nyine abasenga muzakomeze musenge don't worry ibiryo bizaboneka so guhera 2025 hazaba hasigaye indi myaka 5 ariko nanone isi zaba yararangiye da Yesu azaba yaraje mu myaka 5 isigaye Yesu azaba yaraje some things will happen hari ibintu bizaba muri iyi myaka mitoya niyo mpamvu mwumva bari kuvuga ngo alien izaje nta alien nta nizibaho na abadayimoni baba baraho abatari abadayimoni n'abantu baba hanze yiyigereza dutuyemo n'abantu baba hanze yigereza dutuyemo kandi n'ubundi bazagabo bashobora kuba bashaka kugaruka kurwana bakatwara abantu abatari bo rero bataje urumva bagomba gutera abantu ubwoba ngo ni alien kumba abantu baje kugutwara rapture se ubundi kuntu alien zijya zitwara abantu nimba ari yo rapture ukagenda ntawamenya reka turebe iherezo ryabyo gusa mukomeze musenge mwirinde nta kindi navuga ariko nta alien zibaho nimwumva ngo alien narabibonye hari n'amashipu menshi yandi nabonye na nyuma yaho ndayabona nabibonye biri mu mujyi bari gutwara abantu bararasaga ahantu mu mujyi mu mataje maremare ntago nigeze menya igihugu kereka buriya next day yo nongera nari bumenye ngo nekeye igihugu ariko n'abantu bari barimo nta alien ntazo ariko ikintu kizakubita Amerika shaho ye baba we muri Amerika ikintu kizakubita muri Amerika umva ntago nzi ngo ninde cyangwa narakibonye curizi eshatu cyari giteye ubwoba kurusha icyabaye mu mujyi wa Beirut sinababwiye nuza za California nuze hariya nago nababwiye ikibazo cy'amazi n'imitingito it's starting now byatangiye batangiye gutitira niki ariko ubundi imitingito sinzi ukuntu bajya babigenza bakayihagarika but most of the time since biterwa ubushize umutingito wabaye muri New York wahagaritswe n'abantu so most of the time impamvu nkunze kubabwira ngo mujye musenga nuko mba ngira ngo iyo usomye Bibiliya ugasenga my friend you will find out a lot uzasanga imbaraga zo gusenga uzumirwa sinzi impamvu mwemera imbaraga za Satani reba ibintu byose mwirirwa mureba shiny wirirwa ubireba hariya ariko se urabifite n'ababifite urabareba in fact wenda n'ababifite nabo uko tubabona nabo ugiye kubareba bujya nabo baba babona abandi babifite ukibaza ibyo bintu biri hehe ko tutabibona gutya vizavi where it is muri quartier wawe ntubibona mu mujyi wanyu ntubibona where it is perhaps maybe turahumye so iyo senza ku giti cyawe ubona ibintu byinshi kandi ugira n'imbaraga zo gusenga ugahagarika byinshi then when it comes kuba wasenga ugahagarika ibintu ni da disaster too ni nambara so nukuvuga ngo icyo gihe iyo ubashije gusenga ukaba wahagarika ibintu that's when you understand the power of prayer kuko abantu ntago bakunda ibintu byo gusenga babumva ari ibiki ariko the same things amasengesho nayo you have to work on it nago wakumva indirimbo nago wajya mu tubari kubyina you see hari filmu udashobora kureba hari image runaka udashobora kumva hari such a things negativity things udashobora kumva kugira ngo ubashe kumva ijwi ry'Imana so hagati aho rero nabyo bisaba discipline iyo discipline rero iba hehe
bisaba discipline, bisaba ngo usenge nyine ugumane n'Imana yonyine, nayo irakwereka. Umva ubyuka mu gitondo umujyi wose uzi uko waraye. Ndakubwiye ngo n'abarozi baba bakuzi, uri celebrity n'abarozi baba bakuzi, yewe n'ibyicaro by'abayeliminanti baba babizi. Hari n'igihe none nk'iyo usenga nijoro ari igihe bagutera, iyo usenga nijoro ari igihe bagutera live. Gusa don't worry, nta kintu ushobora kuba. So uko ugenda uterwa niko Imana igenda iguha izindi mbaraga, igenda iguha izindi mbaraga. So ntago Imana ujya kuyishaka mu rusengero. Mu rusengero ntago bashaka Imana, mu rusengero bajyayo guhimbaza Imana no kuyishimira mwateranye nk'abana b'Imana. Ntago ujya gushaka Imana, Imana muba muri kumwe 24/7. Tinya Imana yumva ibitekerezo byawe utanafunguye umunwa. Gusa hari abantu bamwe muri mwe bitewe nabo muri bo hari ukuntu Imana nyine yagiye bafata mwinuza. nk'ubu nabonye hari abantu ubugingo bwabo according ku bintu bakora, no mu by'Imana uba wumva bitamurimo. But ikintu nakunze nkakundira Imana ukuntu ikunda bayo ni ukuntu hari ukuntu umubiri n'umwuka bitandukanye. Meaning ugasanga umuntu ariho gutya tu spirit yiwe ikora ibindi, spirit ye ni nziza, irubaha, ibiri gukora akazi, iyo yibwiye urumva, ariko mu mubiri wibeshye ukabimubwira mwabipfa yagukubita urushyi cyangwa akubwira ntuzongere no kunza imbere. Ibyo bintu nibyo, icyo nicyo kintu nabonye. Ikindi nanone hari abantu nanone barinzwe cyane, ariko sindamenya the real reason why. Hari abantu ngenda mbona barinzwe, especially celebrity, aba celebrity hari abantu barinzwe ariko sindamenya ngo who is this, who is that. Ariko akenshi nanone nuko abantu barinzwe benshi baba celebrity n'abantu badakora ibibi. Abandi bantu bakora ibibi bari alone. Buri muntu wese abarinzwe, ndene bamwe bari alone, bari bonyine. And I don't know, niba dasenga, I don't know what will happen. So amasengesho ni lazima. Ubuzima tubayeho ntago ari ubuzima twicaye hano. Ubuzima bwacu ni ubuzima bukomeye, ni ubuzima buri itano. Iyo usenga ni kwitwa umukristo, uri umwana w'Imana itano, forever. Uri umwana w'Imana forever. Nimba Imana yarakunze papa wawe igakunda mama wawe, ni wowe niyo waba uri descendants ziwe, wazironka ufite ayo maraso y'uwo rusengero. Wowe uburi ni wowe nzira, nawe abantu bose niwe baba bakurikiye bakurebaho. So igihe cyose bakoze ibintu babikora bumva ko it's okay, kuko na pasiteri arabikora, urumva, ariko ntago ari byo. So nibura ujya wisiga makeup ugiye muri stade, ugiye mu bitaramo, niba ugiye mu tubari iyo ngiyo cyangwa aho ugiye, ariko nujya ujya gusenga ntukajyane izo makeup mu rusengero, kandi ujye wambara neza wiyubahe. Makeup n'amaperike mu rusengero ntago ari byiza, ahubwo ushyiramo igitambaro kuruta uko wambara perike, cyangwa se ukaba ufite ibisuko bisanzwe. Ngayo nguko rero, iyo bigeze aho ngaho nawe urabyumva, ntihagire undakarira da, ndimo ndababwira. Niba uzi ko uri umuntu uteye gutyo ujye wigumira gutyo, ariko uramenya utazajya gukora akazi ko mu rusengero.